dufite imbohe z'ikindi gice cya kabiri. Hari imbohe zibaza uburyo zabohoka rero. Zirabizi zamaze kwisobanukirwa ko ziboshye. Ariko ziri kwibaza ngo zabohoka gute. Zaribajije izo nizo rero bakurura bakazibwira ati ngwino nkuderivure. Ikavanga mbonye irembo. Ikibwira ko iryo rembo ari ryo. Ariko nyamara uderivura ninde? Ubohora ninde? Ni Kristo. Kristo ni ubohora. Kristo niwe wenyine Imana ishimwe ubohora. Hanyuma gatatu kicyo nshaka kugarukaho. Uyu muntu ubohorwa ni cye kiguza kwiye. Kakano karakomeye. Umuntu ubohorwa yego yambohe isabwa ikihe kiguzi. Ikiguzi ni kimwe. Harashobora kwibaza ku Deliverance irategurwa ko hari abantu bashyiraho amatangazo ngo muzaze kwa gatandatu mu giterane cyo kubohoka. Kwiyo mbyumvise nge mbyumva nk'igitangaza ko isaha Imana ishobora kugera ku muntu nyine ishobora kumubohora. Ubundi birategurwa hari igiterane cy'iminsi 3 cyo kuderivura cyo kubohoka. Muzaze mwitwaje amazi cyangwa iki n'iki, ariko buri wese agira yerekwa rye. Ntabwo ndi kubikubita cyangwa ngo mbisuzugure. Ariko se uraza no kunganiriza nyine ku muntu ubohora ufite ubwo butware yagakwiye kuba ari mu yeshusho cyangwa arangwa n'ibiki. Urakoze cyane. Reka mvuge iki ngiki. No mugisha ukomeye kuba tugiye ku mwuka bazima, nta kiguzi nta n'igiciro na kimwe twigeze tubigura, nta n'icyo bifite, ahubwo byose n'ubuntu bw'Imana bwabikoze. Reka rero ngusuhuze cyane wowe uri kureba kino kiganiro utameze neza. Nakubwira ngo nubwo bitameze none, ariko nubwo bitameze neza uyu munsi, ariko ejo bizagenda neza kubera Imana. Nitwa BIKEM, dukunda kubana mu biganiro byinshi bitandukanye hano kuri Evangélisez Monde TV. Mwese tubaye ikaze mugiye kureba iki kiganiro. Ngize umugisha wo kubana n'uyu mukozi w'Imana aratambutseho iminsi tutabonana. Amakuru ki wa mugabo we? Amakuru ni meza cyane. Niko wari uhishe mu bintu se? Natindanye no witeka kugira ngo agire icyo ntuma ku bantu. Wow. Ku muntu rero uri kureba ino televiziyo ari ubwa mbere ashobora guhita yibaza ninde tugiye kuganira. Mbere ya byose ndabasuhuje. Yego. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Jedeo. Ndabakunda. Natwe turagukunda mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Turaje tugende tuganira rero tubwire n'abandi insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kuganiraho. Yego. Hari ibintu byinshi abantu bagenda bibaza mu gice cya gospel bitewe n'abigisha baba batambutse imbere, haba ku mateleviziyo hano aho dukorera uyu murimo, ndetse no mu nsengero n'abandi bafite insengero zizwi n'izitazwi, n'abakora mu ibanga kandi nabo bakora ibintu bitiriye izina ry'Imana, n'abafite amabiro atandukanye muri uyu mujyi wa Kigali ho ebana biri ku rundi rwego kabisa. Kandi niba koko bigamije kuzamura ubwami bw'Imana byagakwiye kuba byishimirwa, ariko harimo abivanzemo babikoreramo amakosa. Tugiye uyu munsi kuganira ku kintu abantu bamaze iminsi badutuma kuzaganiraho kijyanye n'icyo bita Deliverance. Yego. Deliverance turaza kwibaza muri iki kiganiro, Deliverance ni iki? Isobanura iki? Ese ikorwa gute? Ikorwa nande? Deliverance yangu no kubohoka mu Kinyarwanda. Ni nduboshye, ni ndugomba kumubohora. Turebe n'amakosa agenda akorerwa muri ibyo bintu kuko biri too much cyane. Hari abantu benshi aho kugira ngo babikiriremo ubwo bakomeje kubikomerekeramo. Rero uraza gutangira usenga Imana kugira twereke Imana kino kiganiro tugiye kugirana kize kugenda neza. Murakoze cyane. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'izina ryawe ryera. Tugushimiye mushiki wanjye mwene data bakurikiranye iki kiganiro, tubasaba umugisha w'Imana. Kandi turasenze ngo mwuka w'Imana yegera umutima buri muntu wese, amushoboze gusobanukirwa no kumva neza icyo umushakaho, kugira ngo tutagenda nk'abadafite ubwenge muri iyi minsi, ahubwo tugende nk'intore zawe nk'uko bikwiye, intore z'umwami. Ngwino bane n'umuntu wese wumva ijambo ryawe akarishyira ku nkingi z'umutima. Ngwino ubutware bwawe buganze muri twebwe, kandi mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo iri jambo ryawe cyangwa ikiganiro tugiye kugirira aha kibohore benshi, kigira umumaro kuri benshi, kandi ubwiza bw'Imana buboneke ku bantu bawe kubw'izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Nkuko rona bivuze turaza gutangira turebera hamwe mbere yuko twinjira deep muri topic yacu.
ubundi Deliverance ni iki? ntabwo narenga ku kuri kw'icyo wari uvuze. Yego. Nubwo BIKEM dufite ikibazo cy'amaterime twasanze abantu banze gusobanura mu Kinyarwanda. Yego. Ariko nanabonamo ko ashobora kuba nihishemo n'ikindi kuko nabizi indimi zitandukanye ntabwo aya materime bajya bayasobanukirwa. Ndakomeza kuyakoresha. Atari uko umuntu yaba atumva Icyongereza ngo yumve Deliverance cyari cyo, atari uko umuntu yaba atazi Igifaransa, ariko tu akumva ni ibintu biri aho by'ibinyamahanga n'ibishyitsi kuri we, donc ntashatse kujya deep ngo amenye ngo ibi bintu ni iki. Deliverance ni ijambo riri mu rurimi rw'Icyongereza ariko mu Kinyarwanda ni ukubohoka. Hanyuma iri jambo ryitwa kubohoka ni ryo jambo nanagukunze cyane gutekereza kuri iyi topic. Yego. Mukuri uko wagize umutima wabangamiwe cyangwa ukababazwa n'amakosa akorerwamo. Yego. Nanjye naragiye nkigira iki kintu. Yego, biraza ahubwo Imana iguha umugisha. Asante. Kuko iki kiganiro uzanye n'ikiganiro cyiza. Yego. Ntekereza ko abantu benshi bakeneye. Yego cyane. Imana iguha umugisha. Asante. Ariko mu ncamake Deliverance no kubohoka. Ibindi turagenda tubivuga. Deliverance ni ukubohoka. Yego. Aha, urakoze cyane. Hari ijambo wagarutseho uvuga ngo hari amaterima amaze kwamamara abantu badashaka no guhindura kuyavuga cyangwa se kuyasobanura ngo ajye mu rurimi rukwiye. N'ibyo biri muri iryo jambo Deliverance. Iyo uryumvise uri umukristo n'umukecuru utazi gusoma no kwandika banaryumva n'imbaraga nyinshi. Ashobora kuryumva n'imbaraga nyinshi. Niwe wanga apotre. Yego. Niwe wanga apotre. Umuntu runaka wumvise ngo na apotre, kumwita intumwa mu Kinyarwanda mva bitaremereye cyane rwose. Oya, dufata ahantu hamwe mu madini amwe namwe uzakunda gusanga bavuga ngo runaka ni pasteri ngo ari kuri we ni umushumba. Yego. None ugasigara ukumva pasteri ngura ni pasteri ngura ngo ni umushumba. None wabaza ngo pasteri bivuze iki? Ngo ni umukuru w'itorero. Ni umukuru w'itorero. Ukatebaza se koko mu by'ukuri pasteri bisobanura umukuru w'itorero? C'est ça. Bivanga ari hasi y'umushumba. Kandi pasteri niwe mushumba. Niwe mushumba. Ariko ugasanga nyine cyakora tunashime ndashima Imana ko ADPR yabikosoye. Ubu ngubu abantu bose bona ADPR ni abashumba. Ngira ngo nabashumba. Yego nabashumba. Ntabwo bihakiro ngo pastor w'umudugudu cyangwa ngo iki. Ahubwo abantu bose nabashumba. Kuko bose babahaye amatorero. Kuko bose babahaye amatorero. Ni ikintu kiza ADPR yakoze. Kuko buriya busumbane bw'amatitire wumvaga hari ubusa naho butsindagira ku buryo nuri kubyumvira mu ruhame avuga ati uriya ari hasi yuriye. Oya rimwe rero nigeze mpamagara umupasteri. Ndamubwira ni mushumba mukomere. Mbona bigize intambara ngo urashaka ko bazangirira nabi ngo bavahone inge ngo wiyise umushumba. Oya. Nweze nuri pasteri. Ese. Mbona byene kuba pasteri atazi ko bisobanuye ko ari n'umushumba. Kandi yarize ko atumva urwo icyo byari bivuze, ariko gusa terime icyo twashatse kuvuga nka wa muntu usenga agasengera gahunda na programme. Yego. Kandi byose ari ururimi bisobanura. Abantu bitaro no muri hopitale zitandukanye. Izo ni terime ziri common kandi ziri mu ndimi mpuzamahanga zanze gushyirwa mu Kinyarwanda. Abantu banze tubakabirekeraho. Come on, urakoze cyane. Tumaze gusobanukirwa Deliverance nka definition. None tugiye kujya kuyisobanukirwa nka description. Yego, urakoze cyane. We are going to describe it. Tujye none twinjire deep turebe Deliverance. Ni icyifuzo cyaturutse ku Mana, ni icyifuzo cyaturutse ku bantu. Umuntu abohoka ryari bigenze ute ni ndumubohora. None twinjire deep. Urakoze cyane. Reka nifashishe ibyanditswe, nkunda kubyifashisha kugira ngo batagira ngo ni ibyo twitekerereza cyangwa twihimbira. Yego. Kuko ijambo ry'Imana ryo ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ni umucyo. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 4 ndasoma umurongo wa 18 hanyuma n'uwa 19. Haranditse ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Imana ishimwe. Ngiyi Deliverance. Urumva itangazo Yesu yazanye. Iyi ni Yesu wabyivugiye. Ninde ubohora rero? Ni Kristo.
ninde ubohora ni Kristo. Reka manzi nsubize icyo ngicyo yenda Deliverance nyinjiremo abantu bayumva neza. Paulo yagerageje ikintu gikomeye yanditse aravuga ngo nta wakwikiza ububata kereka habonetse urusha amaboko wakubase ngo akakubatura mu bubata ngo nawe ngo akongera akagushyira mu bwe bubata. Njya kubibwira abantu nkababwira no gukizwa ntabwo ari ukwigira ikigenge oya ahubwo gukizwa ni ukwemera kuba mu bubata bwa Kristo. Ukava mu bundi bubata. Nukuva mu bundi bubata ariko umunyamaboko ntiyagukiza ububata ngo akore uze none wigira ikigenge wigira ikintu kiri aho ngaho kitagire ikigikontorora kiri aho ngaho gusa kidegembye. Ahubwo iyo ukijijwe ukizwa ububata bw'imiruho bw'ibyaha ukinjira mu bubata buzima bw'ukuri bw'umwuka aribwo bubata bwa Kristo. Hari korasi twajyaga turirimba kera ngo kirazira bene data kongera kuba imbata za Satani kandi twari imbata z'Imana. Yego nguwohora rero atubohora ububata bw'ibyaha ariko akatuzana mu bubata bw'umwuka aribwo bubata bw'abana b'Imana. Ari nabyo bijya binanira abantu benshi bagatangira kuvuga ngo nubundi ngo byose ngo Yesu birangirije ku musaraba ngo rwose n'ubundi kuki ngo abantu ngo bikomplika ngo kuki ngo bavuga ngo ntukagire gutya ubundi ngo kuki bagira gute no. Icyamuzanye ni iki? Icyamuzanye ni ukudukiza ububata bw'icyaha ariko atabudukirije kutugihindura ibyigenge ahubwo abudukirije kugira ngo tujye mu bubata bwe. Imana ishimwe. Hari aho yadukuye atujyana hanze. Ariko umva kandi kantu Paulo yavuze urancokoje reka nkavuge nako ndaje twinjiye ntabura tayi umurongo. Ikiganiro kiraza kuryoha ndabizi. Paulo yaravuze ngo amategeko abereyeho ibyigenge. Wabyumvishe? Yaravuze ngo amategeko abereyeho ibyigenge n'ibigande. Niko yavuze. Atari uko avuze ko amategeko atareba abantu ahubwo ari uko amategeko iyo umuntu ari bien fignore cyangwa iyo ari mu murongo mwiza ahagaze neza ntaho ahurira nayo. Yahurira hehe se n'itegeko? Uyu munsi reka mvuge nge ntabwo nk'ibisindisha ariko ubu umuntu utwara yanyweye ibisindisha hari amategeko amuhana byanze bikunze uyu muntu aramubangamiye. Arumva abangamiwe arumva atamerewe neza. Ariko ngewe nta kibazo yantera nta nubwo nahura n'umupolisi yenda n'urugendo ndi mu muhanda ngo ngire ubwoba kubera ko ngewe ndabizi neza ko nta kibazo kindi mfite. Aya mategeko rero niwe abereyeho uyu muntu anayakurikirana cyane akanayibazaho cyane kugira ngo bive ko hari inyoroshyo yagiyemo ahari ko boroheje cyangwa ko bayakomeje cyane kuko nyine afite ibimugonganisha nayo. Ariko twageze muri Kristo tuhasanga umudendezo turi imbata z'umudendezo. Turashimira umwami. Imana ishimwe. Hanyuma rero Deliverance niyo ndi kugarukaho. Yesu aravuga ngo nge umwuka w'Uwiteka. Twibukiranye kuri ijambo warisanga muri Yesaya. Muri Yesaya 61 ko haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. Ariko Yesu aryivugiye aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge. Yari shuwa. Imana ishimwe. Umva ikintu kimuzanye ngo nukugira ngo abwiriza abakene ubutumwa bwiza. Reka mpere kuri icyo. Abwiriza abakene ubutumwa bwiza. None Deliverance y'iki gihe ni abakire. Deliverance y'iki gihe nibwira BIKEM ngo nabonye ufite imikasiro. Hari imikasiro y'ibiryango hari imikasiro. Zana miliyoni nkuderivure. Zana ya naya nkuderivure. Nyamara Deliverance ni ubutumwa bwaje kubwirizwa ubwa mbere abakene. Abakene babwirizwa ubutumwa bwiza. Kabiri kandi ngo ubwo butumwa bwiza bwifashishe kugira ngo mbohore imbohe zikwiye kuboha. Ngiyi Deliverance niyo kubohora. Hari imbohe zikwiye kubohoka. Imana ishimwe. Gatatu ngo nibisenzegeri nabyo nukuri nabyo bishobora kongera kugira ubuzima. Kane menyesha abantu umwaka umwamagiriyemo imbabazi. Mbega misi ikomeye ya Yesu. Umva icyo kintu ukuntu gikomeye BIKEM. Wigeze ubaza akantu ngo ninde ubohoka? Habohoka imbohe yabimenye. Abantu hatinde cyane kuko umuntu ashobora kugira uruhare mu kutabohoka
yego ni suggestion y'icyo ni suggestion y'icyo kandi ni nziza habohoka imbohe yabyimenye ko ari imbohe turaza kujya tureba ikabangamirwa nuko iboshye bikayibabaza ikagira icyifuzo cyuko yabohoka goretse haboka uboshye d'abord uboshye wanabimenye wagize no kuvunwa nabyo hini gatatu kane akabishaka ngo abohoke akumva narambiwe iyo migozi cyane akumva akeneye kubohoka uyu nawe nukumuvugaho kuko umuntu ashobora gukomeza aziritse yego kubera we atari uko umupasiteri atasenze yego iyi mbohe rero nibohoka BIKEM sinzi niba warabaye ahantu bazirika inkoko ku kiziriko yego warabibonye ahubwo naranayiziritse inkoko itinze cyane ku kiziriko hariye bazizituraga ku migoroba ngo zijye gutora icyo bita ngo zigiye kurya hanze inkoko kuko yaziritswe umwanya ikaguma aho ngaho iziritse bigasaba kubanza kwikanga kugira ngo yemere kugenda iyo yikanze kabiri kagira ukuguru kumva ni kiziritse iragenda hari abantu rero baboshye batanabizi hari abantu baboshye batanabizi ko baboshye bavukiye mu buzima bw'imiruho barabwakira ubwo ntiyaba hariho n'abameze nk'iyo Imana yabohoye ntibabimenya Ndakigana ndaza nkubaza utuntu twinshi cyane naje turabivuga reka nkubanza nkubwira abantu baboshye bakiriye uburushyi yego donc hari abantu bakiriye kuba baboshye bidafite icyo bitwaye BIKEM hari umuntu uri ku buzima bw'uko mu buzima bwe yumva ari ukuramuka gusa birahagije ntabwo ababajwe no kuba nawe yaba mu buzima bw'uko abana be nawe batatera intambwe runaka yari yakiriye n'ubuzima bubarimo ubuzima bubi bwaramunyuze uzumva abantu bakubwira ati n'inzara twarayimenyereye twebwe wumva ari fiyeri ukumva wagira ngo ni fiyeri y'ibyo bintu hari abantu baboshywe uyu munsi bafite ibyaha runaka barimo bumva rwose pe nta n'ikintu bibabwiye barangwa bakakubwira ati ngende umunyabyaha nanjye mbyiyiziho baraho ngaho baraboshye nta kintu bibabwiye Imana idutabare tugere neza dufite imbohe z'ikindi gice cya kabiri hari imbohe zibaza uburyo zabohoka rero zirabizi zamaze kwisobanukirwa ko ziboshye ariko ziri kwibaza ngo zabohoka gute zaribajije izo nizo rero bakurura bakazibwira ati ngwino nkuderivure ikavanga mbonye irembo ikibwira ko iryo rembo ari ryo ariko nyamara uderivura ninde ubohora ninde ni Kristo ni ubohora Kristo niwe wenyine Imana ishimwe ubohora hanyuma gatatu kicyo nshaka kugarukaho uyu muntu ubohorwa ni ikihe kiguza kwiye kakano karakomeye umuntu ubohorwa yego yambohe isabwa ikihe kiguzi ikiguzi ni kimwe Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane urumva icyo kintu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ngiki kiguzi kumwizera gusa atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Kristo niho dufite ubugingo ikiguzi umuntu uboshye wese akeneye ni ukwizera uyu mwami kucya mwizera Imana ishimwe haramwizerera ko ari we gusa washobora kubohora kandi BIKEM burya nkubwiza ukuri umuntu utemera no mu buzima busanzwe umuntu utemera impano ye umuntu utemera ikiganza cye nta nicyo cyakumarira ku buzima uko ni ukuri burya umuntu burya utemera umuntu utiyumvamo kabone naho yaba koko ari afite impano muri we y'ibitangaza yikugezaho ntikora bisaba ko ugwanza kumwemera na Kristo rero niko bimeze uko ni ukuri Imana itugire neza iyo ni reality ntabwo umuntu yakubohora cyangwa yagusengera utamwizereyemo cyane rwose cyane rwose hari icyo ngarukaho rero ukiraho hari n'abantu batanga amatangazo kubabohora abantu babakoraho babasengera twumva ubwo turaza kwinjira aho ngaho kuko ikiganiro cyacu ntabwo kiza kuba kirekire cyane turaza kwinjira ahantu tureba ubundi Yesu yatanze itangazo rimwe wabivuze umwuka w'Uwiteka ari kuri njye yantumye kubohora
ababoshye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. hari n'indi yatanze yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange basange nde Kristo ndabaruhura. Hari ushobora kwibaza ku Deliverance irategurwa ko hari abantu bashyiraho amatangazo ngo muzaze kwa gatandatu mu giterane cyo kubohoka. Ko iyo mbyumvise nge mbyumva nk'igitangaza ko isaha Imana ishobora kugera ku muntu nyine ishobora kumubohora. Ubundi birategurwa hari igiterane cy'iminsi 3 cyo kudelivura cyo kubohoka, muzaze mwitwaje amazi cyangwa iki n'iki, ariko buri wese agira iyerekwa rye, ntabwo ndi kubikubita cyangwa ngo mbisuzugure. Ariko se uraza no kunganiriza nyine ku muntu ubohora ufite ubwo butware yagakwiye kuba ari mu yeshusho cyangwa arangwa n'ibiki? Urakoze cyane. Reka mvuge iki ngiki cyumvikana. Twagakoze itangazo rihamagara abantu kuza kwiga ijambo ry'Imana. Noneho ijambo ry'Imana rikaba ryaba intandaro yo kubohoka. Ariko ntabwo wabohora umuntu. Bigenze gutyo nta mwana wo kwa pasteri warimbuka. Siko kuri shatse kuvuga iki? Bigenze gutyo pasteri abohora abandi, yakwihereye ubwo akibohora, akabohora umwana we, akabohora n'uwo yashatse. None rero kubera ko atabohora nawe abantu, pasteri ashobora kubyara umwana akabikirara. Yego, birashoboka. Burya pasteri ashobora kugira umugore akamunanira. Burya birashoboka cyane, kuko ntabwo yabitanga. Icyo ndumva cyumvikana. Yego. Noneho aya matangazo ntabwo ariyo yo kubwira ngo bazaze babohore, ahubwo bwira abantu bazaze kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana izarikoreramo ibyaryo. None ibyargikoze nibyo bizavamo kubohoka. Hanyuma twibukiranye kubohoka k'uburyo bubiri. Hari ukubohoka k'umutima, ariko kubohoka kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Paulo yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ariko uko kwizera kwitwa kubohoka twakirira mu buzima bwo muri Kristo Yesu, tukaba tubaye abana b'Imana. Ariko hari indi migozi tuba tukiziritse. Nubwo tubaye abana b'Imana, ariko hari ibintu bitatu nshaka kuvuga. Yego. Irya mbere, ntibikuyeho rya jambo rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwaba. Yego. Kwa base. Bivuga ngo hari ubuzima ushobora kubamo uri kuzira igicumuro cya baso na basogokuru bawe. Yego. Kuko biravuze ngo nzabahora gukenurwa kwa base, ngo ngeze ku buvivi bw'abatanyumvira. Yego. Urumva icyo kintu ukuntu gikomeye? Yego. Icyo nicyo kintu cya mbere tumaze kubohorwa n'ijambo, dukeneye kongera Yesu akatubohora. Yego. Icya kabiri, ndashaka kuvuga ingaruka zagiye zizanwa n'imyitwarire y'abantu. Kuko ibyaha byinjiza imivumo. Iyi mivumo y'ibyaha, niba wabariwe icyaha, ukwiye guhangana na parti ya kabiri yitwa ya mivumo yagiye izanwa n'ibyaha. Ingaruka ya gatatu ni imivumo abantu bagiye bakuvuma. Ikiyo nyigezeho ngishinga hagati. Yego. Hari abantu bari mu butware bw'umwijima, cyangwa barushye bagowe, bari kuvunwa n'imivumo, bagiye bavunwa n'abantu bitwa ababyeyi babo bababyara. Yego. Abanyarwanda bajya bavuga ngo nyirasenge w'umuntu ngo yamuvumye nyine ngo birangiye. Yego. Yego. Ariko uzi umubyeyi urera umwana akajya amubwira ngo umwana we ni ikigoryi. Yego. Umwana ngo nuko akoze agakosa akamubwira ngo njya mbona kandi uzabimbwa. Yego. Ubuza abantu BIKEM hano hanze, nanigiye kuvuga ngo babaye imbwa ariko nabantukanye. Yego. Uza abantu hano hanze biswa amazina mabi, amazina maka bakurikirana. Yego. Urabizi? Uza abantu bitwa, ari nacyo gituma nshimira leta y'u Rwanda yashyize mu irangamimere kutajyandika bene ayo mazina mabi. Yego. Amagorwa ubu ntabwo bakibandika. Ntabwo wazana umwana ngo witwa ngo magorwa. Ntabwo wazana umwana ngo wite ngo bapfa kurera. Nawe wibaze nk'ibene ibyo bintu. Yego. C'est ça. Urumva bene ibyo bintu. Reka mbabwire, nari amazina n'ubuhanuzi. Njya nkunda kwibwira ababyeyi, nkababwira ngo umwana ubyaye, Imana agwaye uburenganzira bwo guhanura ubuhanuzi bwa mbere kuri uwo mwana. Nta wundi muntu wari wabuhanura. Cyane rwose. Kuki utakwita umwana we mugisha?
c'est ça kuki utafata umwana wawe ngo umwite izina ry'umugisha byiringiro umwite oya Jafet ntabwo biri gospelic Imana itugire neza cameraman wacu yitwa Jafet barakuja nawe yumve mw'iki kiganiro ariko ibintu uri kuvuga ndi kugukurira cyane twagiye duhabwa amazina kenshi ahuye n'ibibazo society yari ihagazemo yego arangije abantu karandije yego ibije ari karande honorable bamuri kino bajya gukunda kubivugaho cyane inkomoko y'amazina kuna abantu bitwaga amazina n'icyo byaga bishatse kuvuga ndakubyaye wa mwana nta bushobozi mfite harira Imana yego urumva nyina nzamurira Imana amumpereye rwose ikintu uri kuvuga ndi kugikurura cyane yego rwose ijambo mbega uri murasobanura ijambo ry'umubyeyi ku buzima bw'umwana kandi n'umubyeyi wo mu mwuka yego ndaje mbigereho turi kugera ku muntu wadufasha muri Deliverance yego ndaje mbigereho naye nkiri gusobanura uburyo dushobora kwinjiranwa n'ibyo bintu byitwa imivumo nyuma yo kuba twarakereye Kristo koko dukwiye kugenda tukaryama tugasinzira ngo byose byararangiye ntabwo dukwiye kugenda ngo turyame dusinzire ahubwo hari indi ntambwe dukwiye gutera yo kubohoka n'ibyo nabyo tukabibohokaho Imana itugire neza kuko BIKEM hari imiryango hanze aha ihari itajya yiga ugasanga umuryango nta muntu umwe bagira wize ugasanga uwize menshi yize primaire ukajya yobora umuryango ku mashuri ya primaire atandatu ya primaire yarangije ugasanga hari umuryango ugira amahirwe yo kwiga ntibarangiza amashuri bagacikiriza ugasanga hari abantu njye hari umuryango nzi batajya barenga umwaka wa 5 segonderi kandi narabibajije nsanga no mu gisekuru niko bagiye biga umwaka wa 5 nturenga bagera mu wa 5 uwo badateye inda ari mu wa 5 ngo ahita rivamo bibe birangiye agera mu wa 5 ntumbaza ibindi bintu hajyamo bagera mu wa 5 ngo ubuzima bukahita bwanga bagera mu wa 5 bikaba kuri se w'umwana bikamubaho umwuzukuru bikamubaho ugasanga ni ibintu nk'ibyo ngibyo iyo ni imigozi tugira abandi bantu biga ntibabona akazi yego ugasanga mu muryango abantu barize hari abana 5 6 8 bose barize diplome zirahari ariko nta numwe ubona akazi kujya wibaza kubera iki ibi bintu ariko mana we tugira abantu bagakora mu by'ukuri intambwe zabo ntizihinduke yego ntuzabona umuntu yakoze ngo ntari icyo yagezeho yego ukajya ubona abantu barakora bakoresha imbaraga nyinshi ariko ntacyo bageraho dufite imiryango itajyibamo abatambyi udashobora kuzabona iyo miryango ikabiharanira abantu bakabiharanira bakirwa basura abatambyi n'inkoko bagira gute ngo barebe ko bazabaherezaho bikarangira batabibona bikanga izo ni imbaraga z'umwuka ndashaka kubabwira tubwira abantu ye ntari waza kwimva muri kino cyiciro akaza gushaka n'uburyo bwo kumva neza cyamuhora Imana itugire neza turakivuga tugira abantu mu buzima busanzwe BIKEM bakora akazi bikarangiza bose bafunzwe yego umuntu akajya mu kazi bakamubwira ati yewe ubwo ugiye se ubona nawe ntugiye nka mukuru wawe nyine kujya mu kazi egare gereza byariyanditse umubyeyi yakubona ugiye mu kazi aho kugira ngo anezezwe nuko ari akazi akahita agira ubwoba bwo kubwo ari gereza uyu nawe arafunzwe nyaboneka ugende neza ati dore mukuru wawe ejo yafungwa ati yewe ati n'ubundi niko n'abakuru bose bigenda tugira imiryango itagishaka tugira abashaka ntibubake ugasanga runaka yasenye urugo na mukuru yararusenye na mwene wabo yararusenye ibi bintu byose ni amakarande Deliverance rero tumaze kwizera umwami Yesu tuba dusigaje no kwibohora bene izo ngoyi yego tuba dusigaje no gusanga Kristo nyuma yo kwizera kuvuga ibintu kuvuga neza cyane turacyagaze muri ya misiyo y'impamvu ya Yesu Kristo yaje ku isi yego hari izindi ngoyi hari uburyo ushobora kwibwira ko wowe wakijijwe ntumenye indi migozi ikomeza igufatafata nyuma yo kwakira agakiza ntumenye impamvu ukajya wibaza ngo bipfira he ukajya wirirwa usenga za kanyarira wurira n'imisozi ya hariya na hari ukajya ubona ntibihinduka hari igikorwa burya gikenewe cyitwa icyo kubohoka Imana itugire neza aho hantu numvise ikintu cyinshi numvise ikintu gikomeye kandi kiremereye burya Yesu ngo yahamagaye ngo yarabahamagaye arabatoranya arabikubwiza aranabatsindishiriza urumva ibyo byiciro byose bivuga rero context yawe uko mbyumvishe
si umuntu wese ukwiye kubohoka. Habanza igikorwa cyo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. cyane rwose. Sibyo? Kubohoka kwa mbere reka ngisobanure. Yego. Ni cya kindi wavuze ngo bishobora kugutungura ntibitegurwa. Ni igitangaza. Ni igitangaza. Yego. Ni miracle kubohoka kwawe kwa mbere. Yego. Kuko nta muntu ushobora kubyuka bavuye ngo uyu munsi ngiye kugenda, uyu munsi ndakizwa. Dufatira n'urugero ku byo Yesu yakoze. Yego. Ubwo yagendaga akiza abarwayi niki. Yego. Banza atarabanzaga gutanga itangazo. Yego. Gusho mu mbwirire. Yego. Cyakirema ko nzaza. Kubohoka kwa mbere ni Constance. Yego. Iraho biberaho. Umwe ati bamunyujije hejuru, undi yaje ari mugongo, undi kubona ni ibintu biri kuba mu buryo butapanzwe, mu buryo butateguwe. Ku buryo rero uhamagaye abantu ngo kwa gatandatu baze mu giterane cyo kubohoka bagataha baboshye. Banza bakujyana mu rukiko. Ahubwo uvuga ngo nicyo kibazo dufite kiri kwangisha abantu inzu y'Imana. Nicyo kibazo dufite kiri gutuma abantu batagikunza ibintu by'Imana. Umuntu baramubwiye ngo azaze mu giterane cyo kubohoka, arangije ataha uko yaje, ahubwo imikasiro mugani wabo ngo ni imikasiro iriyongera. Baramuhamagaye baramubwira ngo uyu munsi uzansange muri biro nkuderivure, ahubwo bamukoreraho imihango, abona nta itane n'iya gipfumu. Yego. Uyu muntu atahana agahinda avuga ati nabira bintu byabo sinzigera mbibamo. Turabafite abantu banze inzu y'Imana BIKEM, kubera hari abantu bari kubinkomye y'ubutumwa bwiza. Tugenda twerekeza ku musozo, iki kintu ntaza kukibagirwa. Iyo umuntu aguhamagaye muri Deliverance, okereka amaze mbaze iki kubohoka, kuba abantu bari kubohoka n'ibimenyetso bagaragaza mu mubiri bihuriye hehe no kubohoka? Kuruka, kugira ute, ibintu byinshi bitandukanye bibi. Ibyo si ibimenyetso byo kubohoka. Ibyo si ibimenyetso byo kubohoka, ibyo byo ni ibindi. Kuko ibimenyetso byo kubohoka nuko ubuzima bwawe buhindutse. Yego. Ubuzima bwa nyuma yuko wari uboshye bukwiye kuba buhindutse. Ugataha utabyara ukagera mu rugo ukabyara. Niba umuryango wanyu mutashakaga none mugashaka. Yego. Niba umuryango wanyu mwabaga mu buzima bw'ubukene none agatangira kubamo gutunga. Yego. Ko niko kubohoka. Yego. Okay, tugende noneho. Deliverance ikora gute? Urakoze cyane. Igihe uhuye none n'umuntu w'Imana wizeye, kuko uburyo ikorwa uraza kutubwira n'amakosa aberamo. Abantu bikosora tugenda dusoza. Deliverance hari umurongo ikorwamo. Avuze ngo ukwiye kuba warateye intambwe ya mbere wowe yo kuba warabohowe n'ijambo ry'Imana. Warize Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, warabaye umwana w'Imana. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri rikomeye nukumenya ko nyuma yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza hari ibindi bintu bikikuboshye ukwiye gutandukana nabyo. Ari kuvuga ngo hari ubuzima bwitwa ubuzima bw'imigisha ukwiye kubamo. Donc utitwa umuhesha w'umugisha nawe ntawugira. Yego. Arikuze umuntu kwitwa ngo umuhesha w'imigisha nawe ntawagira. Yego. Ukwiye kubimenya uko ngo natandukana nte n'ibi bintu. Natandukana nte n'aya mateka. Imana tugire neza. Yego. Deliverance rero ikorwa ite? Icya mbere isabye umuntu mukuru. Icya mbere isabye umuntu mukuru cyangwa umubyeyi wo mu mwuka. Byaba byiza abaye umushumba cyangwa se undi muntu wizera ukuze mu mwuka. Ndabanza nsobanura uyu muntu kuko uyu muntu niwe ubundi kenshi ubizambya, ni nawe kandi iyo uhuye nawe ari muzima ni nawe ububonyeho igisubizo cyiza. Reka mvuge uyu muntu. Uyu muntu ninde? Uyu muntu wakwegera, uyu muntu witwa mukuru wakwegera akwiye kuba afite karakteri iya mbere. Akwiye kuba koko ari umubyeyi. Umubyeyi arangwa n'iki? Arangwa nuko afite ubushobozi bwo kubyara. Mu yandi magambo agomba kuba ari mature, akuze. Yego. Akuze ku buryo yabyara. Agomba kuba ari umuntu wabyara. Si ugukura mu myaka, ni ukuba akuze mu buryo bw'umwuka. Uyu muntu wagufasha Deliverance. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, agombye kuba ari umuntu ugukunda. Hari abantu bajya bantangaza. Umuntu araguhamagaye ntimunaziranye. Nibwo bwa mbere mubonanye. Ngo ngwino ngo gukore Deliverance. Ngwino ngo bohore. No! Umuntu ugufasha Deliverance agomba kuba nagukunda. Yego. Hanyuma yuko nge nababajwe nuko mboshye. Na BIKEM agomba kubabajwe nuko ajya abona mba mu buzima buboshye. Yego. Sinza kandi ndi kuva neba mukumva. Donc singe bikwiye kuba bibaza nge nyine. N'uyu ugiye kugufasha Deliverance
akwiye kuba ababazwa no bwa buzima nawe ubayemo buboshye nawe akaba yumva bimubabaza ari umutwaro we nk'umushumba nawe ari umutwaro wabonye intama ifite ikibazo yego ngiyi karite ya kabiri ye karite ya gatatu agomba kuba uyu muntu ari umuntu wuzuye ubuntu bw'Imana kuki iki kintu njya nkunda kukivuga cyitwa kuza ubuntu bw'Imana nuko muri Deliverance harimo ibintu byinshi byitwa urugendo rwo kwihangana yego ndaje mu kanya turuvuge agomba kuba ari umuntu ufite ubuntu bw'Imana muri we akaba ari umuntu bwuzuye Imana tugire neza yego Imana idufashe nukuri icyakane agomba kuba ari umuntu turi kuvuga ibiranga ubohora yego ugufasha kubohora ntabwo ari ubohora yego wagufasha agomba kuba ari umuntu ufite indangagaciro niki mvuga dufite abantu babwirwa muri Deliverance umuntu akakwereka ko yababaye kandi ari amarari yamwuzuye arashaka kuryamana nawe akakubeshya ngo uzaza kudelivura yego uyu ntabwo yari umuntu wo kwiyegereza yego ishitani umuntu arabona uri guhomba akakubwira ngo uzabanze uzana ayo ufite bimaze ngo utubure donc abinyatsi ya kabiri ubu se urumva babajwe n'ukuri guhomba cyangwa ahubwo we ni umujura ni umurimbuzi ni umunyazi yego Imana tugire neza agomba kuba ari umuntu ufite indangagaciro wifitemo ubumuntu hari abagore abakobwa bagiye basambanyirizwa mu ofisi ati uburyo bwo kubona urubyaro yego ngo bagiye kubabohora nuko ari icyaha ngo kinjire ngo nema ngo ariho ngo umupira urenge niho urengurirwa ariko kumva harimo n'ibintu by'ubujiji bw'abo bagore wenda sibo nshaka gutindaho cyane turi kwivugira kubafasha abantu kubohoka n'amakosa babikoreramo icyo kintu ni ikintu kibabaje oya BIKEM warahari nanjye mu bihe byigeze bishira nigeze njya gucuruza nganira n'umuntu w'inshuti yanjye ndamubwira yari credit nari ngiye gufata icyo gihe arambwira ati rero mbere ko uyicuruza irya mbere ugifata credit uzazana icyacu cyo kuri credit cyacumi mu byongutse subwo cyo kuri credit arambwira tuzabanza uzana icyacumi ukizane mu nzu y'Imana yo ni isoko y'igihombo noneho nurangiza dusenge BIKEM murabizi credit uburyo bayitanga ntago bagwa amafaranga yuzuye usaba miliyoni 2 bakagwa nk'imwe na 900 gutyo ugasanga rutunine bagiye bakata twatundi sibyo noneho bamaze kumubwira ngo watse miliyoni 2 kandi uzazishyura miliyoni 2 zirengaho nubwo batagwaye yuzuye neza ubwo ndi kugira ngo byumve umuntu arambwira ngo mbanze nzane icyacumi ubwo ni 200,000 kuri credit ubwo urumva nsigaranye imwe na 700 no rero ayo niyo ngiye gutangiza kandi nayo nzanye atanga icyacumi yego utse murumva tudafite ikibazo Imana tugire neza inyigisho y'Icyacumi nayo tuzayiga dukwiye kwitonda nayo tuzayiga ariko reka tugaruke kuri kino kintu tubonye bibaranga tugaruke rero kuki navuze ngo agomba kuba ari umuntu ukuze cyangwa ari pasiteri impamvu hari n'abapasiteri badakuze icyo ntabwo ndibuze kubura kukivuga yego hari abapasiteri bimitswe n'abantu kubera ko batanze akantu kubera ko bafite amafaranga kubera ko ari mwene wacu nkavaho nawe naze yirireho kubera ko ari korege naze nawe afata intebe yego hakaba n'abapasiteri batigeze basigirwa ku mugaragaro ariko rurema yatoranirije umurimo mwiza w'ubutambyi bawukorera ahantu hiherereye hibanga aba bantu nubwo mutarababona bashyingira aba bantu nubwo mutarabona babatiza aba bantu nubwo mutarabona bakora ibindi kuko ibyo batajya baza kubikora ku karubanda ariko mu isi y'umwuka izi ngo zubakwa zigakomera nibo bazisengera haleluya amen ndashaka kubwira agaciro k'aba bantu yego nubwo utamubona yaje kubatiza ariko aba bantu babatizwa bagakomera hagira intimba zo kubashyira imbere y'Imana akabahugura yego uyu niwe mushumba kuko abana n'abantu c'est ça Imana tugirire neza yego abo rero niyo mpamvu navuze ngo agomba kuba ari umuntu ukuze nkagatsindagira reka ngaruke rero ku kintu cy'ukuntu Deliverance ikorwa uyu muntu narimvuze agomba kuba yihagarariye uburyo bwiza kugira ngo ikorwe ku murongo mwiza ikindi abe umuntu
ushobora kugira uburyo ashobora gukoresha ijambo ry'Imana kuko arifite rigwiriye, cyangwa abe anafite n'impano za mwuka zishobora kumuha confirmation nubwo mukiri kuyikora, mukamenya ko hari ikintu gikoretse mu isi y'umwuka, mugasigara mu isi y'umubiri mutegereje impinduka, ariko mu isi y'umwuka mufite ikimenyetso cy'uko hari cyakoretse. Yego. Imana ishimwe. Amen. Deliverance ikorwa ite rero? Deliverance ikorwa muri parti ebyiri. Parti ya mbere iyo tuyitangira ifite point 1 cyangwa akantu ka mbere dukora kitwa kwatura ibyaha. Amen. Ibyaha byacu tukatura n'ibyo mu muryango n'iby'abacu, ibyaha by'igisekuru, dushingiye kuri rya jambo rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base, ngeze ku buvivi bw'abatanyubaha. Ukwiye kwatura ibyo byaha. Ibi mvuga nushaka kubimenya usome igitabo cya Danieli igice cya 9 kirimo ibi bintu ndi kukubwira byose. Ukwiye kwatura ibyaha by'ubwoko bw'iwanyu, ibyaha byo mu muryango iwanyu, ukabyatura. Sogokuri wacu mu gisekuru cy'iwacu bavuze yenda ko yagiraga abagore benshi, bati iki cyaha cyo kugira abagore benshi, cyo kugira ingo, cyo guterekera, cyo kubandwa, kugera ku byaha byawe nawe bikunda kukwizingiraho. Iyo ni point 1. Point 2, ibi byaha ni izihe ngaruka byaduteye mu muryango? Ni izihe ngaruka? Kubera guterekera tukinjiza ibigirwamana, umuryango winjiyemo abasazi. Yego. Tugira abantu bagiye bagira izo mbaraga mbi z'imyuka mibi. Ibyo ngibyo byature ubivuge. Kubera ubusambanyi imiryango yacu yagiye igira ibibazo byuko twagiye tugasanga ntabwo natwe tugira amakwe. Kubera wa mwuka waraje uratera mu bana bacu, uraza abana nta bukwe twacyuza. Imana itugiriye neza. Izo ni ingaruka zagiye zizanwa n'ibyaha. Yego. Kubera byaha yenda se twagiye tugira ingorane zuko uyu munsi none mu muryango harimo ibirwara biri chronique bitari gukira kubera izo mpamvu. Parti akantuze ka gatatu, reka turebe bidasanzwe biba mu muryango wacu. Mu muryango wacu hari ibintu bidasanzwe byahabaye. Mu muryango wacu harimo za parti z'abatiga. Undi bipfiraye ko tutiga. Undi bipfiraye kuba umuryango wacu ugiye no mu gisekuru utasanga n'umuntu ugeze wamo na minister nibura. Yego. Nta n'umuntu arayobora n'umudugudu. Suko batanabikunda kuko bariyamamaza buryo bakabona atari imiryango yatora. Ndakumva. Nta n'urayobora n'uruganda. Uye nta n'umuntu wari wayobora ngo nayobore basi nishyira hamwe ikibino. Hari imiryango itagira nabo bantu. Yego. Ibyo bintu ni mubizane. Ibyo bintu twibukirye ko bikorwa byandikwa. Yego. Mwandike ko mufite n'icyo kibazo cyo mu muryango. Mucyandike. Dufite ikibazo cyo kwa no muryango wacu nta bantu bagira gutya, nta bantu bagira gutya, nta bantu bagira gutya. Haraba n'abatwitinda zivamo. Ntabwo tugira umwana w'imfura. Muzi ko ari imiryango itagira abana b'imfura. Umwana wese inda yose ya mbere akabizi kwivamo. Ibyo bintu murabizi? Mana we. Hari imiryango ibayeho muri ubwo buzima. Imfura zabo zitwa bamuhoza. Kandi abagize abana bitwa bamuhoza b'imfura mwihangane. Mwihangane turabakomeje, ariko nguyu muti niwo turimo tuvuguta. Mwihangane. Hari imiryango imeze gutyo. Usanga kwa runaka bagira muhoza, na mukuru agira muhoza, na runaka imfura ni muhoza, bose ni ba papa muhoza, yabahuye bose famille ni mama muhoza ba papa muhoza, abuzukuru wa runaka bose ni ba mama muhoza, urumva ibyo bintu. Hari imiryango ibaye muri ubwo buzima. Ibyo byose bidasanzwe murabyandika. Tugaruke. Ubwo harimo za ndwara z'ibicuri, harimo bya biki byose, karande byose, za karande zose, byantu byose byabaye mu muryango bidasanzwe murabyandika. Utwo tuntu wamara kududetaye no kutwandika. Urwo rupapuro murarufata mugasenga. Harimo ibyaha, ingaruka z'ibyaha, ibidasanzwe byabaye mu muryango n'amakuba agiye abaho mu muryango. Mukabifata mukabisengera, mwarangiza urupapuro mukarutwika. Bas mukaba mwitandukanije n'ibi bintu. Yego. Hari akantu ugeze ukora kuri kamera. Kwizera kandi birakora. Kuko hari abantu kabohoye. Hari amakuru nagize ko hari abantu kabohoye. Wow. Biriya bintu kubitwika. Ukwivuta kongera kuriteranya ngo ryongere kubyara inyandiko. Yego.
ni kuba uba witandukanyije n'ibi bintu bibi Yego. byo ku rugo no ku muryango ni wawe, prophetic action. witandukanyije nabyo. Uko iyi nyandiko yahiye, burya inyandiko waciye pariti Yego. birashoboka ko wakongera guhuza udupariti, Yego. ariko iyi yahiye ntiwakongera kuyigarura. Yego. Ni kuba witandukanyije n'ibi bintu totali. Mu yandi magambo, hari icyumba gishya ukinguye, Yego. winjiye ahantu hashya. Wow. Imana ishimwe. Amen. Turashimira Imana. Ni ukuri. Iyo ni ya pati 1. Pati 2 rero turatangiye, noneho tugiye kureba uyu muryango wari mu byaha bimeze gutya, turifuza ko wabaho gute. Ubwo tugiye gukora kontrere ya bya bindi, tugiye kuba mu muryango w'abagwaneza, abagira neza, abantu bakunda Imana, abantu basenga. Ifuza nawe imiterere wumva wifuza y'umuryango. Twibukiranye ko iyo dukora Deliverance uba wubaka igisekuru kiguhereyeho, kuko twavuze ngo ugomba kuba ari wowe ushaka kubohoka. Yego. Ntabwo ugomba kujya kubohora so na nyoko batabishaka. Yego. Uriyubakira igisekuru wowe kiguhereyeho. Icyakora nabo bibamenyeshe, unabasengere ngo nabo barebe ko bazabohoka, urushaho kugira umugisha. Yego. Noneho wihereho wowe nabo ubyara n'abawe n'uwo mwashakanye, noneho mwubaka igisekuru gishya. Muracyubaka rero mute? Urabashaka wowe gute? Ndashaka abantu bubaha Imana, abantu basenga, abantu buzuye urukundo, batagira inzika n'ibindi bintu nk'ibyo. Yego. Na za mbuto zose z'umwuka kazatura. Niyo pati 1. Pati 2, uko ingaruka z'ibyaha zibaho niko n'ingaruka z'ubutumwa bwiza zihari. Yego. Tugira ingaruka nziza, ingaruka zirimo imigisha y'Imana. Yego. Iyo migisha noneho yature unayandike. Yego. Haleluya. Waturiye imigisha uyandike. Ndashaka ubuzima bw'imigisha. Ni ukuri. Ndashaka ubuzima bumeze gutya. Ndashaka ubuzima bumeze gutya. Ndashaka ubuzima bumeze gutya. 3, uko mwarimu ufite ibidasanzwe mu muryango, noneho atura ibintu nawe bidasanzwe ku muryango byiza. Hari ibintu bidasanzwe bitajya ku yindi miryango myinshi, nawe byature. Yego. Wayi kuki wowe utakwifuza ko umuryango wawe nawe wakomoka mu ntwayobora igihugu cyaho utuye? Yego. Kuki utagira ubuhanuzi ku bana bawe ngo abana bahanure ko nawe wazagera wicara no ku ntebe ya Amerika, yenda n'urugero? Yego. Kuki wiyima? Kuki wiyima? Hatura ibintu byiza ku rubyaro rwawe. Ntabwo tugomba gutsikamirwa n'amateka ya za karande. Ntabwo ukwiye ko kandi twaramaze kugira mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Akiri cyo. Imana gukurura cyane. Tugeze ahantu twodaringa. Yego. 4, pariti indi ya 4 ikomeye. Ubu uri mu mbaraga nyinshi. Yego. Fata bya bintu bidasanzwe biri mu muryango wanyu. Niba byarakwatakiye abawe, birashoboka ko hari ibirwara biri karande byamaze kugufata nawe urwaye nonaha. Birashoboka ko abana bawe hari umwana urwaye ibirwara biri karande. Murambike ikiganza mu mbaraga z'umwuka, umusengere, wirukana izo mbaraga, wirukana ubwo bucakara bwagiye buza buzerera mu muryango kabukugereye mu bawe nawe ubwawe. Ubwirukane, ufite ububasha, ufite ubushobozi, bwirukane buragenda mu izina rya Yesu. Ngiyi Deliverance. Icyo wambazaga rero, umva umusaruro wa Deliverance. Yego. Urabugiye gutangira urugendo rushya rwo kuba mu mugisha, rwo kuba muri za mpinduka nziza wiyaturiragaho, waturaga no kubaho. Imana iduha umugisha. Murakoze. Iki kiganiro uretse no kubohoka ibibazo bindi, ariko nkeka ko hari nabo kigiye gukura ku ngoyi y'icyaha, kuko bakivugiyemo amagambo menshi cyane, kandi kiyambere ni ubutumwa bwiza. Yego. Yesu ushaka ko akubohora muraziranye. Yego. Ese undi uramwizera? Uramwizera? Uramwemera? Wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. Uyu ni umukoro turi gutanga ku muntu uri kureba kino kiganiro. Tunabinginga rwose mu kanya tugiye kuza dusenga Imana. Ushaka uri kureba kino kiganiro ariko ufite ububata bw'ibyaha, atari uko wabuze urubyaro, atari uko wabuze ibyo kurya, atari uko hari indi karande iri ku buzima bwawe, ariko karande mbi ikomeye ku mukristo ni karande y'icyaha cyakwiziringitiyeho. Rero inshuti mukundwa, wowe uri kureba kino kiganiro, ushobora no kuduha comment bati iki kiganiro kirambohoye, ndumva nanjye nshaka kuva mu rumogi rwari rwarambase, ndashaka kuva muri karande y'ubusambanyi, ndashaka kuva muri karande yo kwikinisha, ndashaka kuva muri karande. Bega rwose iyi niyo feedback ntegereje ku iki kiganiro yambera nziza cyane. Naho
abandi bafite imigozi y'abashya ubuzima bwabo mwumvishe solution, mwumvishe umuti uko bigomba kugenda, kubanza kubangamirwa n'ubuzima murimo, ntimukiyakire mu bibazo muvuge ngo n'ubundi umuryango wacu nuko wabaye. Hoya, twageze muri Kristo aho twatura ibishya tukavuga ngo bari barategetse ko mu muryango wacu bizagenda utya, ariko dushyitse muri Yesu twatuye gutya. Wavuze imbaraga z'ururimi, abatuvumye batuje ururimi, natwe tubikuzaho ururimi. Nukuri cyane rwose. Ndashaka no ko dutegura ikiganiro ku Iyobokamana TV no kuri Evangélisez Monde TV kizaba kiri live, kizaba kiri live. Yego, tuze dusengera abantu b'Imana, dufata amasigisho nk'ay'amasaha 10, abantu b'Imana baze n'imitwaro yabo, kandi bizatanga umusaruro ndabizi. Yo gahunda ngiye kuyisengera, ngiye kuyitegura, kandi tuzakonectinga kuri Zoom, kuri YouTube, dufasha abantu b'Imana. Amen. Abafaranga y'ubwoko bw'Imana agiye gushirira mu besikoro, wenda ntitwabivuze, wenda tuzakomeza tubiganire, bajya kugura kubuhuka. Yego. Duhe miliyoni tugusengera ubyare, kandi uzi ko wagiye no kwa dogiteri ntibyakunda utanze 3, none ugeze no ku mukozi w'Imana ruwize ko aguza na Yesu ku buntu, ku kiguzi Yesu atigeze ashyiraho na gito, none naho aho waruje kuruhukira naho uraharuhiye. Byo ni ibintu tuzagenda tuvugaho cyane muri icyo kiganiro ndi gutegura kizaba kiri live, kandi nzi ko kizatanga umusaruro. Jideo, ndagushimiye. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe n'umusanzu utanze mu murimo w'Imana kugira ngo duhembure ubwoko bw'Imana binyuze mu ijambo Imana asize muri wowe. Iyo promesse mpaye abantu mu minsi iri imbere rwose tuzabatangariza n'amatariki y'ukuntu bizakorwa. Rero ugiye kuza usenga, ugiye gusengera mu buryo bubiri, ugiye gusengera abantu bari ku ngo y'icyaha. Bari ku ngo y'icyaha, ari ibyaha byabiziringiteho bitabasha kubavaho, niba babyemera koko bibababaje bashaka kubikira, tugiye kubasengera. Uraza unasengera abantu bahuye n'abesikoro bitwaje iryo jambo rya Deliverance, bakabakoreraho amakosa atandukanye kugira ngo Imana yongere bagarukeho. Noneho uza gukenera kuvugana nawe mu buryo butandukanye, nimero zawe arabazibona hano hasi, ku buryo hari comment yaguha cyangwa mwasengana ni box kubw'umwanya muto tuba dufite hano. Imana umugisha. Urakoze cyane. Reka mbwire uyu muntu wo ku ngo y'icyaha, mubwire ngo Yesu aramukunda. Hari igihe tuya dutekereza ko ibyaha byinshi twakoze byadutandukanije na Kristo, ko ntaho twaba tugihuriye, ariko ibyaha wakora si byo byagutandukanye na Kristo, ku buryo ntaho mwamugihuriye. Hari n'abantu babwirije ubutumwa bwiza bakabwiriza ibindi bitari ubutumwa bwiza. Bibwira abantu ngo Imana ntikunda abanyabyaha, ahubwo wowe wumva ari icyaha cyakuwase, ngwino ku birenge bya Kristo, ngwino ku biganza bya Kristo. Kristo ni wowe wakunda, aragushaka ngo nawe ube umwana w'Imana kubohore. Reka tugusengere, ariko nawe Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri, turabizi ntabwo ukora ibyaha kuko ubikunda, nubwo ubikora hari n'ibyo ukoreshwa n'agahato kuko wamaze kuba imbohe yabyo. Ariko uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, ukurikiranye iki kiganiro, ndagusengera kugira ngo ubohoke mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, data wa twese, Halefo enimango ya sika beleferi ya donisire dopaya. Sengeye mwene data, sengeye mushiki wanjye, uyu mwanya uboshye kugira ngo umubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo ubutumwa bwiza bwinjire mu bugingo, ubutumwa bwiza bwinjire muri we, ashobore kumenya neza ko afite umukoro ukomeye witwa kwizera umwami Yesu, akaba umwami w'umukiza n'ubugingo bwe, agashobora kuba imbohoke nzima, akashobora kuba uw'Imana yishimira, uw'Imana yareba muri kino gihe ikamugirira imbabazi. Mana, babarira mwene data, babarira mushiki wanjye wari warabaye mwami imbata y'icyaha, wajya gukora ibyaha umunsi ku wundi, yifuje kubireka biranga, ariko uyu mwanya ndahamagara imbaraga mu bugingo bwe ngo abohoke. Ndahamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zimumurikire, ashobore kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data Kristo wagiye uhura n'ibibazo, akaza mu nzu y'Imana, abitwaga ko bakamufashije kubohoka, bakamubohesha n'imigozi y'icyaha. Uyu nawe turamusengeye kugira ngo umubohorere umutima, yongera kunda Imana, yongera kunda inzu y'Imana, yongera kunda abera b'Imana, yongera kunde gukora imirimo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo mwami, uyu wacumujwe n'abesikoro bikamuteranya nawe, ubugingo bwe bukaba buri mu mwijima, ndamusabiye ngo wongere umugarure ku isoko nzima, kandi amahoro ya Kristo Yesu
ndetse abantu batabasha kumenya amugwiriremo. Kandi guhera kuri iki kiganiro ndasenze ngo yinjire mu buzima bushya, yinjire mu buzima bw'amahoro, yinjire mu buzima bw'umugisha. Amahoro ya Kristo Yesu akomeze kuganza muri we, kubw'izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Amen. Amen.